hari ibintu bidashoboka mu buzima udashobora kuzigera ugeraho udahindutse uwo uriwe udahinduye imitekerereze yawe. Ni coach Esdras, ndi umucoach, ndi umu-entrepreneur kandi ndi umumenta ku bantu bafite business bashaka kuzamura zikakura zikaguka zikaba nini, ndetse no ku bantu bashaka gutangira business. Mfasha cyane kandi abantu bari mu kazi ariko bashaka kuvuga ngo ni gute twakora business zacu turi no mu kazi kandi bikadukundira. Hari ibitekerezo byemera ko umuntu yakora ari muri business ari mu kazi, hari nibitemera ko wakora uri mu kazi, bikaba byatuma wica inshingano ushinzwe uyu munsi. Kandi abantu bose bubaha Imana ntabwo uba ugomba gukorera abami babiri ngo byemere, kuko nkuko Bibiliya bivuga wakunda umwe undi ukamwanga. Ariko hari ibintu udashobora gutakaza, udashobora kubura kuba byo igihe cyose uzi neza yuko ushaka guhindura imibereho y'abantu. Iyo turi kuvuga uyu mwanya abakire bo ku rwego rw'isi n'ibyo bagenda bakora, hari ibyo tubavugaho, hari ibyo tubibukiraho, ariko nimujya kureba muraza gusanga bose tubazi bajya gukemura ibibazo. Ni Bill Gates, niwe mubyeyi wa Microsoft. Buri programme yose iri muri computer ikoreshwa ku isi ikoresha iyo twita exploitation system cyangwa se programme d'exploitation yakozwe na Bill Gates. Ibyo bwabyo kubizana nk'igisubizo cyo kwerekana programme bakoreshamo ni igisubizo azanye, ariko kihita gihindura amateka. Tubonamo ba Mark Zuckerberg. Uyu munsi tubasha gukomunika dukoresheje Instagram, dukoresheje WhatsApp kubera ibyo abo ngabo. Tubonamo no kuvuga ngo umuntu uzanye tukajya kubona uyu munsi dufite abantu uburyo dushobora kugenda muri bisi, waba utafite amafaranga ukaba ufite ahantu wayabitse ku ikarita ugakozaho, nta muntu gutwaye bya biceri bya byasagukaga. Kubera iki? Ni umuntu wazanye icyo gisubizo turakibona. Uyu munsi turajya ku irembo tukabonamo service zitandukanye leta itanga. Ni ukubera ko hari umuntu wazanye icyo gisubizo. Icyo gisubizo turakibona uyu munsi, turakibona. Hari umuntu watuzaniye internet banking. Uyu munsi nshobora kubona amafaranga aho nabandi hose nyakuye kuri bank. Ni ibisubizo bose bari gutanga. So niba ushaka rero kugira ngo ugere icyo ushaka kuba cyo cyose, tandukana n'ikibazo kivuga ngo amafaranga yarabuze. Tandukana n'ikibazo kivuga ngo n'amagambo aba mu kanwa kawe avuga ngo amafaranga ntayariho, ngo amafaranga twayashakira hehe. Nta amafaranga aba kandi araboneka kuba yakeneye, ariko abayabona ni bande? Ni abantu bazana ibisubizo, ni abantu biyemeje kuba ba problem solver, ni abantu bazana ibisubizo ku bibazo bihari muri societe. Iyaba wari ufite uyu mwanya bakubajije nonaha bakakubaza ngo se wahuye n'imodoka z'umuhondo zingahe? Wowe n'imodoka z'umuhondo zingahe? Wazibonye 3? Aha, wewe wabonye zingahe? Ntabwo abizi. Wabonye zingahe? So ntabwo azumubare. Impamvu atazi umubare niye nuko mu mutwe we ntabwo yigeze ajya gushaka imodoka z'umuhondo. Ariko umusabye uyu mwanya, ugusabye ngo wawe n'imodoka z'icyatsi kibisi zingahe, cyangwa se none umenye imodoka z'icyatsi kibisi uri buhure nazo, izo modoka z'icyatsi kibisi yazibona akamenya n'umubare wazo, akabasha no kumenya umubare, ariko ntazabona kuko ntazo yaragiye agiye gushaka. Iyo mu mutwe wawe hatarimo kureba ibibazo bihari, uhora ubona ko amafaranga yabuze kuko ntujya ubona ibibazo. Ariko iyo utangiye kujya uvuga ngo ni ikihe kibazo gihari, umutwe wawe utangira gutekereza ku gisubizo, kuko umutwe wawe wamaze kwemera ko ugomba gutekereza ku bibazo bihari. So abantu rero mu ntega amatwi, mu nyumva, mugomba kwiyemeza kuba abantu bakemura ibibazo. Kugira ngo ukemure ikibazo ni ukubanza kukimenya. Ikibazo kiri muri industry ni ikihe, ikibazo kiri muri secteur ni ikihe, ababikora babikora bate. Ugomba kumenya ngo ngomba kuba umuntu ukemura ibibazo. Kandi abamiliyoneri bose bishyurwa iki? Bishyurirwa gukemura ibibazo. Mujya mureba ukuntu internet ibura, iyibuze abantu barasakuza bose bagasakuza, cyangwa se mujya mubona y'amashanyarazi abuze. Kubera iki? Ayo mashanyarazi aho tuyaboneye cyangwa se tuyabonye, iyo agiye hahita haza umwijima. Amashanyarazi akemura ikibazo cy'umwijima. Duhita dusakuza kuko ntidushobora kwihanganira kubaho tuba mu mwijima. Shaka ikibazo abantu bafite, urebe kuntu barangiza bakwishyura. Ni service nziza mbi zitangwa ahantu, ubwo icyo ni ikibazo.
hita kubona ukuntu cyakemuka. Reba uburyo ushobora kuvuga ngo ibi bintu bikorwa mu gihe kirekire, nshobora kubikora mu gihe gitoya. Ubu ubonye uburyo ukemura icyo kibazo, niba ubyemeje ibyo ngibyo birashoboka. Ikintu cya kabiri kindi, iyo uzi kumaze kubona ikibazo, igikurikiraho no kumenya ngo n'ikindi bugikoreho. Ubwo bihita biguha igitekerezo. Ibitekerezo bya business bikomoka mu bibazo. Iyo bikomotse mu bibazo, igikurikiraho no kureba ngo ntabwo ndi butindiganye kubera icyo kibazo si wowe wenyine wakibonye. Ubwo atari wowe wenyine wakibonye, bivuze yuko n'abandi bakibonye nabo bashaka kugikemura. So icyo urebaho ni iki, ni uguhita kumenya yuko icyo kibazo ugomba kwihutira guhita ko ugishyira mu bikorwa, ukareba n'ibiki bikenewe kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka, ukareba ibyo ufite. Ikindi, kugira ngo ube umuntu utunga amafaranga menshi, cya gatatu ni ukuvuga ko bya bindi ugiye gukora bizana amafaranga, utangira kumenya gucunga neza amafaranga. Nicyo bita kumastaringa amafaranga, cyangwa se kumenya amafaranga niki. Amafaranga niki? N'urupapuro cyangwa se n'uburyo abantu bakoresha bagura services zitandukanye cyangwa se bahererekanya services zitandukanye. Iyo utabizi rero amafaranga yawe agupfira ubusa. Ariko iyo uzi ko amafaranga ari agaciro, amafaranga utangira kumenya uburyo. Ni ukuvuga gute rero? Iyo amafaranga umaze kuyamenya, umenya cash niki, ukamenya kubara amadepense yawe nayahe, kandi kugira ngo ubashe kuba umukire byemere ni ukugira icyo bita cash flow. Cash flow niki? Cash flow ni amafaranga asagutse hamaze kuvamo ibyo wadepanshije. Iyo ubonye adasaguka, ugomba gukora ibishoboka byose hakaboneka inzira ebyiri: kugabanya ibisohoka kugira ngo cash flow iboneke, cyangwa kongera umubare w'ibyinjira kugira ngo cash flow iboneke. Hari abantu bakora amakosa, yabatangira kubona amafaranga makeya niba yaratunze telefone ya iPhone ya Infinix cyangwa ya Itel, akahita yivaho, cyangwa ya Tecno agahita yivaho akajya kuri Samsung. Amafaranga yose akaba arayasohoye, ayatwaye ku kintu kitagiye kwinjiza amafaranga. Akava kuri Samsung akajya kuri iPhone. Kavuga ati niko birashoboka, sinzi iby'ibiciro by'amatelefone uko bigendana, ariko hari ubuzima bugomba kugumamo kubera ikintu ibyo utunze mu mufuka wawe ntacyo bimaze. Igifite icyo kimaze ni amafaranga, kuko umuntu yakugura. Muri Bibiliya harimo inkuru y'umugabo umwe witwa Yesawu yagize inzara, ngo yari we mwana wari ugenewe umugisha kuko yari mukuru. Agize inzara ngo azana udushyimbo agurisha umugisha. Kubera iki? Ibishyimbo byari bihari bigereranywa na kashi. Wari ufite kashi yari umwami kuruta icyo yari akeneye. Yamubwiye ati nyihera ibishyimbo, nyihera ibyo ngibyo ufite mu biganza, nanjye nkwihera umugisha. Umugisha wari uhenze cyane, ariko ntiyabashije kuwumanaje. Kubera iki? Nta kashi yari afite. Iyo ufite kashi ubasha kugura ibintu byose ukeneye. Ubwo kashi iruta gutunga telefone, kashi iruta gutunga imodoka, kashi iruta gutunga, kereka niba icyo gikoresho ufite cyinjiza amafaranga mu buryo buhoraho. Ikindi ugomba kumetriza, ubuzima bwose tubamo ni ugucuruza. Ari ukujya kuvugana n'umwana uracuruza, ari ukujya gusaba toilette uracuruza, ari ukujya gusaba ibyo kurya uri gucuruza. Muba mufite icyo mweshanje. Ugomba kwiga gucuruza, ukaba imashini icuruza, kumenya gucuruza serivisi ukora, ku buryo abantu bakumenya, bakikubona bakavuga ngo dore bariya. Ndahamya neza yuko umuntu akibona isura yanjye atavuga ngo dore coach, dore wa muntu uhindura abantu akabahindurira ubuzima. Nicyo kintu nzwiyo, nicyo kintu abantu bambonamo. Birashoboka ko hari n'uwambona ukundi cyangwa wambona gukundi, ariko uyu munsi yangeraho agasanga noneho nicyo nabaye cyo, niyo identity yanjye. Ugomba guhinduka imashini icuruza. Ikindi ugomba kugira discipline. Ugomba kubaho umuntu utagengwa n'amarangamutima. Niba ubonye abandi bakoze ibi, baguze imodoka, ngo nawe wirukanga kugura imodoka. Abandi bavuze ngo ibibanza twaguze ni ibingibi, nawe utabipanze tujya kugura ikibanza ngo nuko ari cyiza. Kuba ari byiza ntibivuga yuko bidapangwa. Ntabwo ugomba kuyoborwa n'amarangamutima. Kuba abantu bose mugendana batunze iPhone yasohotse iri high end, ntabwo bivuga ko nawe ariyo uri butunge. Kuba abantu
mu bana baba muri apartment ntibivuga yuko utangira kujya gusupendinga muri apartment kugira ngo wice ubuzima bwawe. Urazigama ejo ugura ibintu bikugirira umumaro. Bisaba rero ko umenya kugira gute kutagengwa n'amarangamutima, ahubwo ukagira discipline, ku buryo discipline ruta amarangamutima. Icya gatandatu, ugomba kuba umuntu wiga. Abantu benshi cyane ntabwo bakunda kwiga bihoraho. Hari ibintu tutazi. Nanjye ibi byose ndi kuvuga uyu mwanya nshobora kumbivuga mbikura ku wundi muntu wabyanditse, cyangwa se ntabiteguye, nta kintu byamara kuko namwe ntacyo byabamarira. Ariko ibintu ndi kuvuga kuko mbizi, kuko nabiteguye, kuko nabyize, mbasha kubikora bikabyara umusaruro, bikanabyara umusaruro uwo mbihaye. Donc nkamuha value, nkamuha valeur. Bivuze ko ugomba kwiga buri gihe, ugahora wihugura kugira ngo ube the best in your industry. Ikindi mu kwiga bigendana n'iki? Bigendana na accountability, kumenya kuba responsable y'amafuti n'ibyiza byose wakoze. Ibyiza ukabyitirirwa, ariko nibibi ukamenya ko nabyo ubyitirirwa. Bituma ibyo ugiye gukora byose ubanza kwitonda no kwigengesera. Ikindi kintu cy'ingenzi, ugomba kuba uri umuntu ubana cyane n'Imana. Ni ibintu abantu benshi batitaho, ariko kwica principe zo kubana n'Imana. Kubana n'Imana ntabwo ari ukujya mu idini runaka. Kubana n'Imana ntabwo ari ukujya mu itorero runaka, ntabwo ari ukubarizwa mu idini runaka. Kubana n'Imana ni ukumenya ko umuremyi wawe hari ibintu yemera n'ibyo atemera. Nkuko mu rugo hari ibyo umubyeyi wawe yemera n'ibyo atemera, nkuko mu buzima bwawe hari ibyo wemera n'ibyo utemera, menya ko n'umuremyi umusumba byose ukuyobora ari nawe muyobozi wawe mu nzira y'iterambere. Hari ibintu atemera atazigera nemera. Nutamugendana nawe, iby'iterambere ubyihorere, ntibishoboka. And that man, the holy God, never compromise. Ntabwo ajya akina n'umuntu wese ukinira ku mategeko ye, ukinira ku mabwiriza ye. You follow it, muragendana. Nutaya following, ntabwo mugendana. He never compromise. I know many people doesn't need to talk about it, but he never compromise. Nubigerageza uzatsindwa, wongera utsindwe, ublaming abantu, ublaming leta, ublaming ende, ariko urabizi no compromising n'amategeko y'Imana, you will never. Ibi kandi bituma iyo mubanda neza, bituma ethically muri society ubaho neza, ukagirira abantu neza, ntubu muhemu, ntubu mwambuzi, ntubu umuntu ugenda ugirira abantu nabi mu buryo bumwe, ukagiye wishyira muri mu maguru ya buri muntu, ukavuga ngo ndamutse ndi nishyize mu birenge by'uyu nguyu nabigenzane, ese uyu nguyu ari we uri muri uyu mwanya nabigenzane. If you compromise with God's law, you will face consequence, and the bigger consequence. Waba ubishaka utabishaka ntacyo uzigera ugeraho. Nuza nakigeraho uzongera usubira inyuma. Icyamunani ni iki? Ugomba kugira system. Nta muntu n'umwe ubumukire atagira system. Nyuma y'ibi byose tuvuze, ugomba kumenya ngo nihe ndi bwubake ku buryo mu gihe cy'amezi 6, amezi 12, amezi 28, imyaka 2, amezi imyaka 5, ni gute nzaba ntakiba muri iyi business kandi igakomeza kwinjiza amafaranga. Ako niko kazi duhari kugira ngo noneho mbafashe kubaka system ijyanye na business yawe, ku buryo iyo systeme ibasha kugaragaza kuzakomeza kwinjiza amafaranga kandi menshi cyane n'igihe uzaba utagikora, n'igihe uzaba wasibye, n'igihe uzaba warwaye. Ni gute iyo systeme igomba kubaho? Ikintu cyanyuma kindi ni uko ugomba kuba umuntu w'umukozi ukunda gukora. Ubwo ufata ibyemezo, niba ari icyo ugomba gukora nona, ugahita ujya kugikora kandi ukagishyira mu bikorwa 100%. Nta muntu wundi urebyeho. Ndabizi mwese uko mungana, nta muntu n'umwe mwemera ko yabatwarira amafaranga. Siko bimeze? Nta muntu n'umwe mwaha amafaranga yanyu. Ndabizi neza. Ntimujya mwese mushyira password muri telefone zanyu. Ntimuzifite? Am I right? So I need your voice. Am I right? Mufite mwese password mu matelefone yanyu. Ariko niba password mufite mu matelefone yanyu, nizo kugira ngo ziprotecting amabanga ari mu matelefone yanyu. Bivuze iki? Ni kuki mudashyira password ku gihe cyanyu? Mushyire password ku gihe cyanyu. Mwe kwemera ko telefone igutwarira igihe, mwe kwemera ko social media zigutwarira igihe, we kwemera ko abantu runaka bagutwarira igihe nta mpamvu, we kwemera yuko bars and clubs zigutwarira igihe. Make sure yuko urinda igihe cyawe, ntugihe ubonetse
uwo ari we wese. Protect your time. Protect your time, taking action as much as you can. Now, hari ibindi bintu ntabwo ugomba kubaho umuntu uri umunyamarira. Byanze byapfuye shanti wamenye uko byagenze, ibyo bintu by'amarira bivemo. Rekeraho ku complaininga, we blaming leta, we blaming abakiriya, we blaming abaturanyi, we blaming abavandimwe, we blaming n'umuntu. Niba hari n'ikibazo uhuye nacyo, mera nk'abakinnyi ba basket arashutinga bikanga kongera akajya gushutinga izindi shoti kandi bikarangiza atsinze. Umukinnyi bamuha jaune cyangwa ikarita y'umuhondo akagaruka mu kibuga agakina. Umukinnyi bamuha ikarita y'umutuku akavamo uwo mukino akawutakaza, ariko ejo akagaruka agakina kandi agatsinda. Gira vuba ibintu bya complaint bivemo. Ikindi, ntabwo ugomba kubaho ugamije kunezeza abantu. Nta na kimwe mu buzima ugomba gukorera kunezeza abantu. Ugomba kunezeza intego zawe. Umunsi uzaba uri kwirimbi ntabwo uzababazwa nuko ntabwo regret izaza mu buzima bwawe ya mbere, ntabwo ariyo ibintu utakoze. Regret izaza mu buzima bwawe ya mbere, ntabwo uzagenda ubabazwa nuko uzajya ubabazwa n'ibintu wagombaga gukora wari ushoboye ariko utabashe gukora. Uzababazwa nuko ikintu kizakubabaza cyane nuko uzagenda ubabazwa n'ibintu bindi wari ushoboye gukora ariko utabashije gushyira mu bikorwa. Kandi wabujije gushyira mu bikorwa nuko wanze kumva inama z'abazi kugiraga. So hari ibindi bintu utagomba gukora, utagomba no guhangara. Nari mvuze ko utagomba gucomplaininga. Ikindi yuko ugomba kurinda igihe cyawe. Mu bindi bintu utagomba gukora mu buzima bwawe, ugomba kwirinda ukanabigendera kure. Ugomba kwirinda ko hari umuntu n'umwe ukujyana mu bintu utateguye. Ibintu bitari kuri projet zawe, ibintu bitari muri gahunda zawe, ntabwo bigomba kugendamo. Igihe uzaba umaze kugera kuri success zawe, everyone ikintu cya mbere abaza aravuga ngo uyu muntu ni muntu ki. Rimwe na rimwe hari igihe ureba ukavuga ati I have time, but I tell you the truth, you don't have time. Icyo ni ikinyoma kinini bakubeshye. You really don't have time. You don't have time and you have to think accordingly. You don't have time, think as someone who doesn't have time. Menya neza ko nta gihe ufite. Witekereza ko ufite igihe, kora ibintu byose ugomba gukora ubikore hakiri kare kandi uva inyuma. You don't have it, you don't have time. Make sure you don't compromise. You don't compromise with your goals. Abantu bawe baragukeneye, family yawe iragukeneye, isi iragukeneye, legacy yawe iragukeneye. Kandi ikindi, ntabwo dukeneye amafaranga yo kurya nkuko bamwe babyibwira. Dukeneye kubaho. Umuntu akeneye kugera ku nzozi ze, akagera ku ntego ze, kandi akishimira ko ibyo yagiye ateganya byose yagiye abigeraho kandi akabigeraho neza. As you implement this plan, navuze ku bintu umuntu agomba gukora n'ibyo agomba kuba byo. Iyo umaze guhinduka umeze neza, who become proud, it's you. It's not me, it's not someone else, it's just you. Do it and succeed. Until next time, your coach.